Ni by'umunezero cyane kongera kuboneka hano kuri Pure Gold TV kugira ngo dufatanye ijambo ry'umunsi. Nari maze igihe ntaboneka ariko nshimiye Imana ko inyemereye kugira ngo mboneke hano uyu munsi wa none wo kuwa mbere itariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2025 kugira ngo dufatanyirize hamwe ijambo ry'umunsi. Uyu munsi tugiye kureba ibyerekeranye n'imibabaro ya Yesu Kristo, turebe n'impamvu yababajwe. Hari igihe tubyibagirwa ariko tugiye kurebera hamwe. Mbere y'uko tubirebera hamwe nagira ngo dufate akanya gato cyane dusaba Umwuka Wera aze aba ari we utwigisha. Mwuka w'Imana, turagushimye kuba muri twe, turagushima ko twaguhaweho nk'umufasha, nk'umwigisha, nk'umujyanama n'ibindi byinshi. Turagushimye rero ko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi, byose mbyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bene data mwese nari mbakumbuye kandi rwose ndifuza kubashimira amasengesho yanyu, ndifuza kubashimira abagiye banyandikira baza ati ubaheye ko twakubuze. Ndashimira abagiye bansengera kugira ngo nongere mboneke. Imana rero ishimwe cyane kandi mwese n'ukuri Imana ikomeze ibagirire neza. Ijambo ry'umunsi tugiye gufatanya Umwuka Wera agiye kutuganirizaho ni ijambo dusanga muri Yesaya ibice 53. Ushobora kuba urizi ariko ijambo ry'Imana rihora riryoshye, rihora ririshya buri munsi. Iyo rije rero rigasanga bihuje n'ukuri birushaho kuba umugisha ku wundi wiyongereye inshuro nyinshi. Reka dufatanye iri jambo ryo muri Yesaya ibice 53 duhere ku murongo wa 4. Haravuga ngo nukuri intimba zacu nizo Yesu Kristo yihizeho, imibabaro yawe n'iyanjye niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agahanwa nayo, akababazwa nayo, agaterwa icumu nayo. Bya bindi byose nuko tubitekereza, niko umwana w'umuntu yabitekereje, agahetamishwa n'imibabaro. Nuko abantu babitekereje, ntabwo bigeze bamenya impamvu Yesu Kristo yagiye ku musaraba. Baravuze ati wenda buriya Imana hari icyo yamujijije, niyo mpamvu ahanwe kuriya n'igihano. Ntibamenye ko ari urukundo rw'Imana. Niko abantu bamwe batekereza n'umunsi wa none. Beteye agahinda, barimo rwose kubica ku ruhande, barimo gushukwa no kubeshywa, ntabwo bari kumva impamvu Yesu Kristo yababajwe. Abo turabasengera mbere y'uko dusoza. Nyamara ibicumuro byawe nanjye mwene data twabimenye, nibyo byatumye akubitwa ririya cumu mu rubavu nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Ibicumuro byawe nanjye nibyo byatumye ashenjaguriwe gukiranirwa kwawe nanjye, gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kugira ngo tugire amahoro, kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tube uyu munsi dushobora kuvuga ijambo ry'Imana, kugira ngo uyu munsi tube turi bazima, tube dufite ibyiringiro by'ijuru. Kumva ko tunezerewe turabikesha uko kubabazwa kwa Yesu. Igihano yarahanwe mu mwanya wanjye n'uwawe, aba ari cyo dutekerezaho cyane, kandi ngo imibyimba ye niyo adukirisha. Mwene da, ngo twarayobye nk'intama zizimiye twese, ariko twarayobye tuyoba nk'intama zizimiye, ngo twese twabaye intatane, ngo Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Aya niyo magambo ngira ngo utekerezeho, harimo byinshi ariko twafatamo amagambo 2 umunsi wa none twayasigarana. Twese twarayobye, twabaye intatane, kandi ikinezeza Yesu Kristo yaje kugira ngo tugaruke, twe kuyoba, twe kongera kuba intatane, ahubwo aduhindure
umuryango umwe, aduhindura abana b'Imana, ibyo byose birangire. Muri make dukize, nicyo cyatumye ajya ku musaraba ngo dukire ibyaha, kandi iyo mibabaro twari kugira icyo gihano, mbega yagiye cyatumye ajya ku musaraba kikagaragara nk'igihano cyari kuba icyawe nanjye. Twongere tubyibutse, ninjye wari kujya ku musaraba, ninjye wari gukubitwa kuko ninjye wakoze ibyaha, ninjye wari gupfa, ariko yapfuye mu mwanya wanjye. Amena. Aho tuhatekereza uyu munsi wa none. Kandi ikindi kintu ni ukuri, Yesu yadukoreye imibyimba ye ngo ntiyadukirije uburwayi bwanjye. Hano mu isi turarwara rwose, umubiri ukakurushya ukaribwa, ariko twabonye umuti. Tujya kwa muganga, nibyo ugize amahirwe agakira, Imana igakoresha uwo muganga, ariko dore ugukiza ngo imibyimba ye ntiyadukirije, ariko umusaraba yishyizeho ibyaha byanjye n'ibyawe, kandi yishyiraho n'uburwayi bwacu, ubumuga bwose. Haleluya. Kandi Yesu Kristo yari afite urukundo ari hano mu isi, yashaka ko umuntu akira ibyaha, abadayimoni batewe n'abadayimoni bakabavamo, ikindi uburwayi bwose akakuruhura bugakira pe. Abarwaye ibibembe barakize, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Zo ni impuhwe n'urukundo, abikora kubw'urukundo, akakubohora ntukomeze kuruha. Abarwaye pararize, abapfushije ababo bakazuka, abarwaye malariya, nyirabukwe ya Simoni yaramufashe gusa aramuhagurutsa, malariya imuvamo. Ese wari warwara malariya? Malariya nigeze kuyirwara. Malariya, urwaye malariya ubura apeti, ukumva ibintu byose birarura, ugakonja, ukahera mu buriri, bakajya kugutera inshinge, bakajya upimwa malariya. Data we, malariya ni ikintu kibi cyane, nayirwaye rimwe mu buzima, ariko ni indwara mbi. Yesu Kristo we nta n'imiti yahatiguga aka kanini, yagukoragaho gusa, akakubwira ati haguruka ugenda urakize. Wenda malariya wakumva ko ari indwara yoroshye, noneho n'iz'ibigutu, pararize, abantu badashobora kugenda, abantu bahinamiranye, ibyo byose, abarwaye indwara zinyuranye bose Yesu Kristo yarabakizaga. Inkuru nziza rero ni uko imibyimba ye ari yadukirisha uyu munsi wa none. Icyo tubura twese cyangwa jyewe ni ukwizera. Nitwizera iyo mibyimba ukabirebaho, ukumva wongeye kubyiyumvamo, urakira pe. Ndetse wizere n'aba mu rugo rwawe bakire. Reka nsoreze aha, dusengere abandi batazi Yesu, bamureba bakavuga ati Yesu Kristo impamvu yakubiswe ni ukubera ko nyine Imana nyine n'igihano yamuhaye, nyamara si iby'ukuri. Yesu Kristo nitwe yababarijwe, tubasengeye kugira ngo babimenye. Mana Data, turagushimye ko waduha Yesu Kristo kugira ngo azatubabarizwe, dukire ibyaha, akafata cya gihano ari guhabwa, akakishyiraho kugira ngo njyewe mbe umwana w'Imana, mpamburwe, mbabarirwe, mpabwe ubugingo buhoraho. Ndagushima ko ibyo Yesu yabyemeye. Dusabiye umuntu utarabyumva ibyo mu izina rya Yesu, ngo uwo muntu abyumva aho ari, uzi Ikinyarwanda n'Ikirundi, abashe kubyumva, yakire Yesu Kristo, nawe avuga ati ninjye wari gupfa mu mwanya wa Yesu. Ndamushima. Reka twese dushime Yesu. Uwo muntu ndamusabiye ngo abimenye, abisobanukirwe, yihane ibyaha bye, yakire Yesu Kristo, ajya amushima kandi amukorere. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze byose, mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Bene Data, twari kumwe kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mbasezeho kandi mbashimira amasengesho yanyu. Reka twizere ayo maraso ya Yesu, turakira uburwayi bw'umubiri, cyane cyane ubw'umutima nibwo bukomeye. Nituva muri uyu mubiri tuzajya mu ijuru, tubane nk'abana b'Imana, tunezerewe, tubane na Yesu iteka n'iteka, n'Imana Data wa twese. Umunsi mwiza, kandi mwifurije mwese icyumweru cyiza. Niba utarakora subscribe uyikore none, kandi niba ufashijwe usangiza abandi iri jambo. Icyumweru cyiza mwese bene Data, ndabakunda mwese.
hareruya waba uri byo waba utari